iyi nterahamwe ngiye kuyisomera, ngiye kuyiha Gasopo ku buryo mu by'ukuri itazongera na rimwe, itazongera gukinisha ndetse no kuvuga ku Batutsi. Mu by'ukuri ntabwo nzigera nihanganira buri muntu uwo ari we wese uhembera urugwango, uzana amacakubiri mu Banyarwanda ndetse n'ahandi hose uretse mu Rwanda ndetse no muri Kongo, bitewe n'akarengane kamaze iminsi kahabera. Niyo mpamvu ngiye kuzajya nkubita ibigarasha, nkakubita ndetse n'utugara ahababaza cyane. Shuti bakunzi ba Mba TV Rwanda, mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe mu by'ukuri mwahisemo kudukunda mugakanda subscribe, muri abantu bagaciro, ndetse nawe utarakora subscribe wafata akanya gato cyane ugakora subscribe. Ntabwo ndi butinde rero, ngiye kuvuga kuri Interahamwe yitwa Mugirente. Ntabwo nzi ngo niko yitwa, ariko akoresha igitangazamakuru cyitwa Mugirente TV. Sinzi aho kaba, ubanza kaba ahantu bita niba ari Malawi, niba ari Zambia. Mu by'ukuri nta kantu kanyweye konka ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri navuga yuko ubu ngubu kayifite ku rwego rukomeye cyane. Aka kantu rero umuntu atakitondeye kakora amabara. Ntabwo nzigera nihanganira Interahamwe ibiba amacakubiri mu bantu, none ikabishyira ku mbuga nkoranyambaga. Aka kantu kitwa Mugirente rwose mukurikira, nibaza n'abantu bagakurikira aho baturuka, aho bava, ariko nkasanga n'ubundi ni babandi abenshi ni babandi bashigikiye icyo bita amacakubiri, jenoside. Ndetse mu by'ukuri mpora numva kavuga utugambo twinshi tujyanye no kuba urwango gafitiye u Rwanda, urwango gafitiye Umututsi, urwango gafitiye mu by'ukuri kagashimangira ndetse kakanishimira amwe mu magambo yagiye avugwa n'Interahamwe zigiye zitandukanye, aho twavugamo nka General Omega. Mukanya nari ndi kumva ikiganiro, aka kantu kakoze gahungu konse ingengabitekerezo karimo kavuga ko General Omega ngo ni umujenerali ukomeye, ngo ni umujenerali utisukirwa, ngo ni umujenerali ushobora kwica abasirikari 1000, ngo ndetse ngo ikindi ngo ni umugabo utajya wisubiraho, ngo kubera ko yavuze yuko azagaruka mu Rwanda nta Mututsi n'umwe ukirurimo. Ukibaza ngewe ubu biba byanantangaje mu by'ukuri, ukibaza ngo ese ubundi Umututsi wakamwishe ko ari Omega kandi akaba yarahunze, atekereza ko azagaruka mu Rwanda nta Mututsi ukirimo, yishwe nande? Umututsi ubwo wabayeho neza, abanye n'Umuhutu, abanye n'Umutwa, kandi ibyo byose byararangiye. Please, ibyo byari by'abantu bishyiriyeho, babishyiraho bagendeye ku byo bifuzaga ndetse nabo bifuzaga kurimbura, ariko uyu munsi wa none ntabwo bikiriho. Ubu ni ndi umunyarwanda, turi Abanyarwanda, nta Mututsi, nta Mutwa, nta Muhutu. Ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda ni paradizo, ariko ugasanga aba bantu baradanganyitse, bafite navuga iki, bafite ibitekerezo bitakigezweho byo muri bo baracyari muri za 60, 70, 80, 90 bategura jenoside, kandi ntibazi ko ibyo ngibyo u Rwanda rwabirenze. Ntibazi ko mu by'ukuri ibyo ngibyo u Rwanda rutakibitekereza, ahubwo ubu turi gutekereza iterambere. Turi muri viziyo 2030, 2060 niba ntibeshye, 2020 niba ntibeshye. Iyo viziyo ijyanye no kwiteza imbere, ijyanye no kuzamura ubukungu bw'igihugu, nako ijyanye no kuzamura ubumwe bw'Abanyarwanda, ijyanye no kumva ko buri muturage wese aba afite ubwishingizi, dufite imihanda, dufite inganda, tubasha guhinga tukeza tukanasarurira ibindi bihugu. Nimbivuga gutya mu by'ukuri mba ndimo ndavuga nshaka kugira ngo nkubitire ahababaza izi Nterahamwe. Navukiye muri Kongo ariko nakuriye mu Rwanda. Navukiye muri Kongo, nkurira mu Rwanda, ndahigira. Ubu ngubu ndi hafi kurangiza kaminuza, ndetse mfite ubwenegihugu, itegeko nshinga ryarabinyemere rirabumpa.
ndi umunyarwanda. Bimwe bavuga ngo umuntu ashobora kugira double nationality. Je suis congolese by origin, ndi umukongomani kuri origin, ariko nkaba n'umunyarwanda kubera ko mfite ubwene gihugu. Niyo mpamvu rero mba numva umuntu wese watuka u Rwanda nanjye namubwira. U Rwanda ni umubyeyi. U Rwanda ruyobowe na His Excellency President Paul Kagame. Ni igihugu navuga yuko ari igihugu gihagaze neza mu ruhando mpuzamahanga, ariko ugasanga Mugirente woka nzakugirene, Mugirente TV nzakugirene, ko isaha n'isaha wowe ko nakubarira n'iminsi wowe uzisanga hano mu Rwanda. Urakana k'imyaka 10, urakana k'imyaka 20, neba ukarebye mu maso urabona ari akantu kadafatika, ariko ingega bitekerezo yakagiyemo, yarakishe, yarakabase. Mushaka ko umuntu avuga nabi, ababwira nabi, wakwisubiyeho kwiyo ngenga bitekerezo. General Mubaraka Muganga niwe wavuze ngo umuntu ufite ingenga bitekerezo ya genocide uretse kwihamba mu mutima we agatuza agaceceka, naho ubundi nayisori izamuhitana, izamwicisha. Wagahunguwe ko ingenga bitekerezo yakurenze, wakwihanganye ko iyo ngenga bitekerezo nta hantu izakugeza. Uratekereza kuri muri Malawi cyangwa Zambia, ugatekereza kuri ahantu kure, iminsi mikeya ushobora kwisanga hano mu Rwanda, ushobora kwisanga hano ukaba responsible. Mu by'ukuri ndakubwiza ukuri yuko ntabwo nzemerera buri muntu wese uvuga swat umunyamurenge cyangwa se umututsi ubarizwa muri Kongo ngo amuvuge nabi. Niyo mpamvu nzano nkatanga gasopo kutugara, nkatanga gasopo kuri FRDC, nkatanga gasopo kuri Kisegeti ndetse n'abandi bose bari muri uwo murongo. Hanyuma mu Rwanda ntabwo nzihanganira ibigarasha. Kagame ni umugabo. Kagame nta kintu atakoze, yaratureze turakura, turabagabo, turiga twese, education for all. Ndakubwira imihanda ni yose. Hanyuma wowe ukazana ingenga bitekerezo, iri aho ngaho idafite ishingiyeho ubuhutu. Wa mugani w'abantu nagiye mbona bandika message, nta wabujyana ngo ubugurishe ubututsi, nta wabujyana ngo ubugurishe. Ariko why can't you live together? Kubera iki mutabana ngo mubana amahoro? Kubera iki mutabana amahoro? Kubera iki mwumva ko mugomba kugaruka mu gihugu ari umututsi byarangiye? Reka none nkubwire, nguhe gasopo, nkubwire, nkwihanangiriza. Ndakubwiza ukuri yuko ibyo utekereza ni inzozi. Ni nka bya bindi wamuririmbye bavuga ngo wicara ugafata u Rwanda ukarufatira kuri YouTube. Abo mushuka bakaza bakabakuraho stage. Uyu munsi none gakoreye turamufite. Omega very soon tugiye kuba tumufite. Hanyuma ugatekereza ko wowe w'imyaka 19, 20, 21, wowe Mugirente TV, Mugirente wa Interahamwe, Mugirente nkubwire, mugira inama. Ushaka urupfa soma impyisi, nyamuneka. Ndakubwiza ukuri yuko uri mu murongo utari mwiza habe namba. Ushatse wasaba imbabazi abanyarwanda, ushatse wareka iyo ngenga bitekerezo uri kubiba, kubera ko uko byagenda kose urapfana nayo. Ntabwo tuzakwemerera ko ukomeza kuruha no gucengeza amatwara mu banyarwanda atari meza, uretse ko nabagukurikirana nabo ari uko bameze. Niyo mpamvu nahisemo gufata umwanya ndavuga nti reka nze nkubwire, reka nze nkusomere, reka nze nkubwire, nkugire inama. Wagahunguwe nkugire inama. Inkotanyi ziracyari za zindi, inkotanyi ni za zindi. N'uyu munsi zagusukaho umuriro, uyu munsi none zagusukaho umuriro. So ngewe reka mbwire abantu bose, nge navuze nzajya ntanga gasopo ku Interahamwe, nzibwire ibyiza igihugu cy'u Rwanda kigezeho, nzibwire n'ibyo dukeneye muri Kongo bigomba kugerwaho nk'abakongomani twifuza. Kuko impamvu iyo umuntu yabaye umunyamakuru, ntago aba umunyamakuru just
n'ubu ndabizi hari abagiye kuvuga ngo ese uyu nguyu ko yavuze ko ari umunyamurenge, hanyuma se iby'u Rwanda bijemo gute? Ntuye mu Rwanda, u Rwanda ndaruzi, u Rwanda ndarubona, nduzi kuva ndi mutoya kugera uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo ushatse kurukoraho aba nkozeho, ushatse guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda nanjye ntabwo aba mfitiye impuhwe. Kimwe nuko uwangiza uburenganzira bw'abatuye muri Kongo ari naho mvuka, nabo ntabwo ni njyewe baba bashakisha. Niyo mpamvu sinshobora gutuza, sinshobora guceceka, sinshobora guceceka, ntabwo bishoboka. Gasopo s'il vous plaît, gasopo. Twebwe turimo turatekereza ibindi, nabivuze. Turimo turatekereza inganda, turimo turatekereza kubaka infrastructures, kubaka ibitaro, kubaka kuva mu bukene tukagera ku rundi rwego rukuru rw'ubukungu. Hanyuma ukazana imikino, ukazana ubugoryi, ukazana ubucucu n'ubuterahamwe no kwica no kwigisha abantu amatwara. Mugirente TV ngwaye Gasopo, nitwa Jante, ndi umunyamakuru kuri Imbwa TV Rwanda. Ngiye kugusenya, ntabwo ndi butinde nshuti bakunzi ba Imbwa TV Rwanda, ariko mukore subscribe ubundi turwane n'izi Interahamwe, tuzibwize ukuri zahisemo kwica Abatutsi zikava mu Rwanda zishe 1 million, n'ubu bagishaka kongera kuza kwica abandi, ariko no muri Kongo bakaba bagikomeje umugambi wabo wo gutsemba abantu. FDLR, aka ni aka FDLR, ni agatera hamwe. Kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao.